uriya mugore nakubwiye ko tugiye gutandukana sibyo mugiye ndi gushaka gutandukana nyine ku bwanjye cyangwa mugiye gutandukana nyine njye nabushatse ntamukunda please ni wowe nkunda ni wowe nshaka umaranye igihe kingana iki nyine urumva dufitanye umwana umwe n'undi ukiri muto ariko ni babiri kandi nyine karacyari gato ntabwo karakura urebye ariko ndagukunda nose wakishatse mu rukundo rwo gukunda ntabwo byakunda ibintu byose ubikora neza urankunda se ntunkunda ariko nakubwiye nakubwiye ibintu byose ukuntu bihagaze nakubwiye ibintu ukuntu bimeze kandi nawe uranyumva kuki wahinduka ubu ngubu koko nusiko warambwiye ko nkunda nyine ndagukunda n'umutima wanjye wose rwose amahe nyine urukundo rwanjye nawe rwerekeye aho rwerekeye buriya kuba ikintu cya mbere ni uko nyamukunda sibyo nzagufasha buri kintu cyose sibyo nzaguha buri kimwe icyo mfite tuzagisangira uriya mugore namushatse ntamukunda sibyo twashakanye kubw'impanuka none se kubera icyo wamuterese kubw'impanuka oya nyine urumva ni ibintu byabaye gutyo murinda kubw'impanuka byaratugwiririye nyine namuteye inda we nande byabagwiririye ubwa nyine n'umugore wanjye namuteye inda none biba ngombwa ko muzana ariko ubu nyine ntabwo duhuje pe nurumva ndi gushaka gatanya turi gushaka divorce twarumvikanye turi gushaka uburyo twakora gatanya tugatandukana ni wowe nkunda ni wowe numva nshaka ni wowe wambera umugore mwiza please ibirabyo uriya mugore wanjye ntukabyiteho pe sibyo ariko urabiswa ndi umukobwa uri umukobwa nyine ndabyumva none se niki wamburanye niki ubona n'abasore ngenda afite kuba mfite urugo uriya mugore nakubwiye ko tugiye gutandukana sibyo mugiye gutandukana ku bwanjye cyangwa mugiye gutandukana nyine njye nabushatse ntamukunda please ni wowe nkunda ni wowe nshaka umaranye igihe kingana iki nyine urumva dufitanye umwana umwe n'undi ukiri muto ariko ni babiri kandi nyine karacyari gato ntabwo karakura urebye ariko ndagukunda nose wakishatse mu rukundo rwo gukunda ntabwo byakunda ibintu byose ubikora neza urankunda se ntunkunda oya ibyo bintu by'abasore uri gutekereza njye nzagukora ibintu byinshi abasore batakukorera sibyo uriya mugore asigaye igihe gito ni nk'iki nuko njye ngukunda nisanze ari wowe none se utekereza ko bo batankunda baragukunda ariko ntabwo bagukunda kundusha nta nubwo bagufasha nk'ibyo ngufasha njye rero ntabwo mfite aho mpimira urukundo nkunda n'urwo bankunda nyine nuko nahuye n'ikiza ngasanga ngabana n'umugore ariko rero ntabwo wakafasha ikintu cyemezo kugira ngo mbikubwire byaranangoye namaze igihe kinini ngukunda so rero mbabarira byonyine kuba watinyutse kuza kumbwira ngo njye nawe tubane icyo ni ikindi kibazo dufite kubana ariko ntabwo tuzareba uburyo tubigenza ariko turi muri divorce erega iri muri process divorce sibyo basi tuzahita tuva hafi aha turebe undi mujyi tujya guturamo sibyo urabyumva ute ntabwo ndi kubyumva ntabwo umubano twari dufitanye ntabwo numvaga ko uzazamo ibintu byo kubana none se ko nisanze ngukunda kurusha uko nkunda umugore wanjye kiriya ni kuri ukibona ntabwo nta bintu birenze ni igisazi nta bwenge kigira bwakubaka ntaki ni ukubyara gutyo gusa ntabwo nkunda nta nyubaha ako uranyubaha cyangwa rega abagabo bose bagiye gutereta abakobwa niko bagenda bagenda basebya abagore babo kugira ngo njye biratandukanye ariko njye nawe dufitanye amateka ntabwo byibuka dufitanye amateka ariko ibyo kubana ntabwo byari birimo none se ubwo biragenda bite urabyanze njye ntabwo bindimo ntunkunda ndagukunda ariko bitarimo kubana twabikora ariko
ntabwo bindimo. okay ndakubwira indi shusho. Hi guys, mumeze mute? Turabasuhuje cyane. Alice aranyanze ngo kuko mufite undi mugore. None ari mwe mwakora iki? Tuvugishe ukuri. Wakemera kujya gusenya urugo rw'abandi kugira ngo urujyemo? None se agukunda? Ariko izo nkunda ngewe ibyo bintu uzumbwira umuntu w'umugabo ngo arankunda tubane afite urugo rwe. Njye ntabwo mba mbyumva. None se n'ubundi ko yurebye usanga anyway turabasuhuje nyine ubu nuko nyine tuje kubaganira kuri topic. Wagira ngo twahoranye tuje hakirago. Tuje kubaganira kuri topic y'ukuntu mutubwire namwe abagabo bubatse ingo bafite abakunzi b'abakobwa cyangwa se ibyo bakunze kwita side chicks uko bakunze kubyita. Umugabo wubatse yahangana koko n'umusore ukishakisha? Nicyo kintu rero tugiye kuganiraho uyu munsi. Namwe muratubwira muri comment niba byakunda cyangwa se uko mubibona. Muri make Alice nawe urabizi umusore ukishakisha ntabwo aba providing ku buryo buhagije ku mukobwa bakundana, ariko hanze aha uri kubibona ukuntu abagabo baraprovidinga pe, kandi n'abakobwa basigaye bakunda, aramujyana mu bintu atigeze anabona mu rukundo yegeranye n'abasore, ariko akamwereka uburyo ubuzima ari bwiza. None se uriya musore yakundwa n'uriya mukobwa akamubonera ku gihe uko abishaka, kumva urukundo rwe rumeze neza? Ahubwo se amaherezo y'uriya rukundo n'uriya mugabo ko hari igihe bigera ku yindi level umugabo akabifata bikamugeraho agakunda uwo mukobwa ku buryo bwa nyabwo, ho amaherezo y'urwo rukundo aba yahe? So ibyo nibyo rero tugiye kuganira. Amaherezo y'urukundo rw'uwo mugabo n'umukobwa, urukundo rw'umugabo wubatse n'umukobwa. Amaherezo yarwo ndetse n'amaherezo y'umusore ukundana n'umukobwa ariko uwo mukobwa akaba ari side chick cyangwa se ari agakunzi ko ku ruhande k'umugabo ufite urugo, ugaha buri kimwe. Agakunzi ngise kubera ari side chick cyangwa gutya, ariko aba ari umukunzi. Ese uzi abakobwa muri rusange dukunda kubaho ubuzima bworoshye. Bamwe muri twe ntabwo bivuze ko ari twese, kandi ubwo buzima bworoshye dukunda kubaho bari abagabo nibo babufite, ni nabo babuduha. Ntabwo rero wowe wowe ntabwo wampa buri kintu cyose nifuza. Niba waba ufite n'ubwo bushobozi, reka tunavuge ko ufite ubushobozi pe, ariko ntabwo wamenyereza kumpa. Niba nkubwiye nkeneye kujya muri salo, utambajije akirajyayo. Nkeneye kujya guhura n'abacuti banjye tugahurira i Musanze, utwo tuzi. Hari noneho n'abayohereza utanayasabye. Narindi mu kazi ariko nibutse ko ujya gukoresha imisatsi. Harya gahunda yanyu n'abacuti bawe iri ku cyumweru, mbaye mbikoze kubera ngiye kugenda. Nawe uwo musore mfite isafari Dubai, mbaye mbikoze ku cyumweru sinzaba mpari. Amadolari 300 ndakeka azaba ahagije cyangwa 700. Ariko ni ndagiye wa mugabo nyine ukabona amafaranga utanayasabye. No, abo rero niba abagabo babikora, bigatuma rero urubyiruko twebwe bidukurura gukunda abagabo cyane kurusha abasore. Ariko nanone nyine ubijyamo kwibaza se amaherezo bizagenda bite. Noneho ariko ikindi kintu utari kuvugaho nuko bari abagabo ikintu kiba gihari kizwi neza, nuko ari mpanguhe nyine. Hari abagabo uba mugomba kuryamana, umugabo wakifata akagwa amafaranga yiwe. Umugabo abasize umugore mu rugo bakora sex bisanzwe, nta kindi. Ntabwo ari umusore ukeneye urukundo nka kumwe umusore mukundana mushobora no gukundana mutanaryamana, ariko kubera urukundo mugakomeza mugakundana. Uriya mugabo abashaka we sex muryamane, ni ukuvuga ngo nta kintu aba ataguha nyine, birumvikana kuko aba anayafite, aba yarabonye igihe cyo gushaka amafaranga.
n'urubyiruko si uko rutabonye igihe ariko hari igihe biba bitarakunda neza. urubyiruko niyo yaba yafite bisireho hari ibintu urubyiruko impamvu abashaka urukundo gukabya kurusha uko yaguha amafaranga. Niyo mpamvu nkeka yuko kwima amafaranga cyangwa nubwo yaba yafite ntabwo yakwima ariko nyine ntabwo ari gononwa nyine aguha amwe ari ngombwa bikabije. Sasa abagabo bo ntabwo bita kuri ibyo, amafaranga nta kintu avuze. ntacyo avuze. Noneho nawe kukubona uba ugomba kubyita ko ntacyo bivuze. Akagusohokana ahantu heza, akagusohokana Dubayi, akujyana ahantu heza mu mahoteli ahenze even mu Rwanda, ariko nyine igihe agukenereye ukaboneka. None se koko ari utatubeshya, uriya mugabo uguha biriya bintu n'iryari atazagongana na wa musore ukunda cyangwa mukundana cyane ko abakobwa nabo uretse ko hari igihe biba ugasanga bisanze mu rukundo n'abo bagabo, turaza kubigeraho gato, ariko akenshi nta rukundo ruba ruri hagati y'umutima y'umukobwa kuri uriya mugabo. Aba ari amafaranga na sex, ni exchange. Ariko iyo batindanye aramukunda. Iyo batindanye utangira gukunda bwa mbere ninde hagati y'umukobwa n'umugabo? Biterwa n'umubano mwakiranye. Ni nk'uwe mubano waba, nyine hari igihe warangira, ni nk'uwe muhano watuma umukobwa noneho ari gutangira gukunda uwo mugabo. Waba ari nk'umubano umeze gute? Umukobwa akunda umugabo akisanga nyine yaguye mu rukundo rw'uwo mugabo. hari ukuba wa mugabo amuha buri kintu cyose akeneye kandi akakimuhera ku gihe. Noneho wa musore rero nyine umwe bari bakundana ugasanga we ntabwo ariko abyumva, rimwe na rimwe ni wa muntu nyine utanita ku bintu, ni wa muntu reka tunareke wenda noneho bigatuma wa mugabo kwa kwita kuri wa mukobwa, kumwitaho, kuba bari no kumwe cyane, wa mwanya muko kuri ya mugabo, uriya mugabo aremera niba afite akazi kagoye gute, akigomwa muri make sinabivuga nabikubwira, akakubonera umwanya kandi uhagije. Rero twe gukuntu duteye wa mwanya umpa cyagiye tumarana bya bihe twagiranye nyine birankurura kuri wowe, birankurura bigira gute bigatuma naragukunze. Wa mutipe ukagira rimwe na rimwe nkamwe mu mwanya, rimwe na rimwe nkabona nyine nta kigenda. Cyane ko n'igihe uri kumwe n'uriya mugabo igihe kinini uba wishimye kubera amafaranga abantu uri kubona round, kubera hahenze, nubwo haba hadahenze ariko ni ibyo ukeneye byose ari kubiguha, urishimye mu gihe muri kumwe. Igihe muri kumwe urishimye. Ese kuko bya byishimo biba byuzuye, uba wishimye kubera ko uba ubona icyo ukeneye, sibyo? Ntabwo rero biriya bintu wabijyamo. Uzi ntekereza aho utabijyamo utishimye, baye n'ubundi wigurisha no mu bundi buzima. Ariko abaye ari wa mugabo hari umwe nyine uba wishimye, urabura namukunda cyane kurusha wa musore nyine ngo umwe nyine ngo wa fiance wawe, ukunda wa mugabo. None se ko hari n'abakobwa usanga bugezeho bakunze n'abo bagabo, hari situation ziza mu rukundo ugasanga umukobwa yisanze yakunze wa mugabo ufite urugo, noneho ugasanga wa mugabo we ntabwo burya byari big deal kuri we, byari uko bagomba kwiryamanira bikarangiriraho akamuhana amafaranga gutyo, noneho agatangira kumwerekana no ko amukunze cyane, ko ashaka urukundo. Noneho iyo wa mugabo adafite gahunda yo gusenya, wa mukobwa atangira guhiga uburyo yasenya urwo rugo. Sicyo gikurikiraho se? Kuko uriya mukobwa biba byarangiye ibyo vuga ngo mfite sheri we, noneho aba yabaye uwo mugabo mu buryo bweruye, yamukunze muri we, yirengagije ko afite n'umugore. Nkeka nta n'ipfunwe biba bigiteye iyo byageze kuri iyo level yo kumva ko n'umugore wa mugabo yamenya ko uwo mukobwa baryamana n'umugabo we, nta pfunwe biba bimuteye. None se kandi aba na proud yabyo, aba ari proud yabyo. None se wa musore we bigenda bite iyo bya bindi bigeze kuri iyo level, wa musore ukundana wa mukobwa we biba byarangiye ubwo, kandi nawe ntamuhakanira mubwire ati namaze guhitamo. Sasa amaherezo aba ari ayahe?
amaherezo birangira wa mukobwa ari bubabaye gute rero wa mugabo abagabo benshi rega ati hanze hari abagabo basi ubwenge kuba wa mugabo aza akaguha buri kintu cyose ukeneye ntabwo ari uko agukunda ntabwo bivuze ko yata urugo rwe umugore n'abana be ngo aze kugukurikira ubwo rega hari n'igihe muba muri ibyo byose umugore we yamuhamagara ati tuzi kagiye kwitaba madamu urumva uri kumva icyo kintu rero niyo mpamvu uri kukubwira ko aba afite ibyo agukeneyeho aho muri iyo shambure murimo nimuvaho sha aragenda ajya mu rugo rwe nyine nta kinibuka ko mwari muri kumwe hari n'amategeko ati ntuzampamagare aya masaha none se reka nkubwire niba yibereye mu rugo ari kumwe n'umuryango we bishimye uri kumuhamagara ariko ushobora kuba ugize akabazo mu nzira mumaze gutandukana aguha n'amafaranga ahagije akaguha na buri kimwe cyose ati nubwo ari umupolisi muhuye atwaye nabi cyangwa iki muvugane bagufunga bagira bate simbimenye nzabimenye ejo ubu ngiye muri kasho ntabwo ngiye muri kasho akubwiza ukuri ngiye mu rugo ngiye mu rugo rwawe urwo rugo rurumubuza ariko tekereza kuba uri kumwe n'umuntu muri sinye mugize gute umuntu aramuhamagara ati kagiye kwitaba madamu kandi nawe ari sheri wawe kandi n'amazi nasoza kuvugana oh baby bimeze bite akugira wowe shaka so noneho ibyo urumva rero reka mbwire nyine birangira wa mukobwa abibabariyemo kubera ko wa mugabo ntabwo azata urugo rwe ngo ase kugushaka wa musore nawe yabonye ko hari bimwe rimwe ntabwo wagiye umwitaho imico yarahindutse nyine afite ukuntu umwereka ko uri hejuru wamurenze n'ibiki kubera bya bintu byose ubona n'ibiki wahise umwereka nyine kuri hejuru ari wa musore nawe arahita abona ko nyine utagihari nawe yikomereze gahunda ze wowe ubure byose iyo agukunda hari igihe adakomeza gahunda ze akomeza kukwirukaho kwabanza kubaza se uwasohotse iti ndi Rubavu uremera yuko nese ujyanye nandi Rubavu imisatsi ya ko nta kazi ugira imisatsi n'ibiki kutanabimbazaho reka rero nkubwire sibyo ibyo bintu urimo kuvuga uremera yuko umuntu mukundana byanyabyo birabi nyine uko kumucengacenga n'ibiki ntago bitinda ngo abure ntago biramba iperereza ararikora uhita uhinduka totally urahinduka nyine umva none se niba wamuhaga umwanya wenda tuvuge ko buri cyumweru mwahuraga ntabwo ariko biba bikigenda hari igihe buri cyumweru wa mugabo aba agukeneye nose urabura kujya mu kazi uvuze se ko hari n'igihe uriya mugabo ubigeraho no hanze bikazamo noneho ntabwo wigeze ubwira sheri wawe kugiye gufata pasiporo ntabwo azi ko unayigira ntiwanayigiraga wenda mwamunabizi ko utayigira mwamubizi none ati flight yanjye iri kuwa gatanu vendredi sometimes ntanabikubwira ahubwo safone yavuyeho hashira nka 3 days cyangwa iminsi ine gutyo oh sheri nanakubuze aposting amafoto hanze akaguhidinga ari inshuti zawe arizo zikubwira ayo muco ukibagirwa guhidinga hari nk'umuntu wibagira hari umuntu akagukoreza agahita arya screenshot akohereza sheri wawe none se ko yagiye Dubai byagenze biti muri Dubai mwana mugeze ku level mugeze Dubai ejo wari kunyaka 5 kumbe muri Dubai we na sheri wawe tise Dubai uri kuvuga nibi ibyo bintu ntabwo bitinda kugaragara urumva rero nta musore wakemera kuba muri ubwo buzima ntawe ariko hari n'abakobwa umenye ko hari n'abakobwa babibamo twa turi kuvuga donc ku ruhande rw'umukobwa byarangiye akunze umugabo noneho ku ruhande rw'umugabo byarangiye akunze umukobwa kandi umukobwa azi cyamuzanye muri urwo rukundo n'uwo mugabo nabyo bibaho kandi n'uruhande rwabyo bwite niba mwadukurikiye tugitangira uriya mugabo uba warakunze umukobwa koko abo bagabo mfite umugore mfite abana babiri bakuru cyangwa se n'ibiki aho kubera ko akunda nyine bisigaye byeze muri iyi minsi ako burakera byabagaho cyangwa
ariko kubera ubu banza baritonda niba ari uko abakobwa beza babaye benshi Ii. cyangwa imyambarire n'umuco byarahindutse ku oya buryo n'abakobwa beza babaye abagabo benshi batangiye kujya hanze bakururwa aha hari abana so ni ukuvuga ngo abagabo bagenda bakururwa ariko nkeka ko n'umuco bijyanye n'imyambarire bishobora kubizana rega na kera na kare byahoze Cyangwa na social imyambarire media. ahubwo ibyo social bya media social media umuntu ajya kuri Instagram yareba nyashi na nyashi ibyo ngibyo kandi bintu byose kandi ari kureba yicaye muri salo n'umugore wari hariya agahita agira gutya barahindukira akareba gutya cyangwa gutya ahubwo yabona Gutya yayibona ahindukirira hirya. ahindukira gutya ahubwo ati akerekeza noneho madamu akamutera ntuza amutera story tewe bwa bukuze ukuntu bwagenze undi ari kuzuminga ati ariko buranye se amafanta ntabwo gutyo. bazireba gutya ahindura reka wari kureba nyine agaposte yashyizeho nka turindwi ka shuti imwe azuminga akazuminga cyane akazuminga so none uriya mugabo iyo amaze gukunda uriya mukobwa byatangiye ari kwiteretera yiboneye agakobwa avuga ati uriya mukobwa ni mwiza kamuhe lifti akamusaba nimero bikarangira bageze akaza gusanga wa mukobwa nawe nta big deal bakina game nta ribi bagatangira gukina deal amaprota akayimuha bagakora sex ibintu nk'ibyo bikatinda aho akeneye kujya akamujyana ibibazo afite akabimukemurira agakemura ibibazo ariko wa mugabo uko batindana sinzi niba ashobora guterwa na stress ziri mu rugo ugasanga yisanze ari kubwira wa mukobwa ati ko nsigaye ngukunda kandi abizi ko afite umugore cyangwa se abizi ko afite umugore cyangwa se ko nsigaye numva nshaka ko wamuri ruhande twajya mu rukundo ibingibi byo kuvuga ngo tube mpanguhe cyangwa exchange n'ibiki tubireke ndumva nshaka kuba umuntu ugukunda gukemura ibibazo by'umutima wawe n'urukundo ku rundi rushako ndimo ntabwo narugizemo uruhare cyane narahubutse cyangwa umugore wanjye ntabwo nkunda ntabwo dukundana buri wese aba mu cyumba cye dufite ibibazo bya mariage yewe turi hafi no gutegura divorce none ko ngukunda waretse tukabana cyangwa tugashaka uburyo tubana ukarekana n'abasore ko nanjye ndi umuntu kandi ngukunda uriya mukobwa hariya we abyitwara mwate cyangwa se ni gute uriya musore ashobora gutsindira uriya mukobwa kandi uwo mugabo nawe ari kumuporopoza kubana nawe umukobwa yabyitwara amate cyangwa uwo mugabo birangira biti nyine amaherezo arangira ateye umukobwa ku ruhande rw'umukobwa umugabo yakunze umugabo yakunze wa musore se wa musore nyine baba bakiri kumwe niyo mpamvu nashaka tujye ku rundi ruhande rw'umugabo wakunze aribyo nandi kukubwira ngo hari igihe bigeraho wa mugabo ugasanga n'amafaranga amuha umukobwa arabizi ko sheri we nta mafaranga agira aragiye bari no kuyasangira ibyo binakunda kuba cyane kuba rega nubwo tuba tuvuga abagabo ariko n'abagore basigaye bagira ukuntu bigenza nyine ku dusore tukiri duto ariko wibeshye ukashaka uburyo uzana imari ushaka uzana abakobwa mu mafaranga y'abo bantu aho ikibazo gikomeye cyane so none uriya mugabo wakunze umukobwa we umukobwa usanze umugabo yisanze agukunda aguha buri kimwe akakuririra ati n'ibiki ndagukunda umukobwa we abyitwara mwate hari koko wa mugabo uko byose kose ntabwo barimo kukubeshya ntabwo yakubeshya kuko aba ari ukuri abavugisha ukuri kuko none aba yakubonaga mwaryamanaga muryamana of course bisanzwe ariko nashaka kubishyira ku yindi level kuko aba ameze nk'uri muri retour d'âge uvuga ngo mbonye uburyo umuntu nakunda cyangwa ngiye natereta umukobwa nkunda ni nkaho nakabaye ndi umusore umukobwa se nawe aba akunda umugabo oya biba biraho aba ni akazi n'uwo mukobwa we mu gihe umusore umugabo aguha buri kimwe
ariko akaza no kugusaba ko mwabana Ufite kandi wowe sheri. udafite gahunda yo kubana nawe, wowe ufite sheri utanabikeka ko yanabikubwira, Mm. uzi ko n'urugo rwe rumeze neza rwubatse, Yego. ariko akagusaba ko mwabana kuko asigaye agukunda. Wabyitwaramo gute? Wabitwaramo. Rero ngiye ukuntu uriya mukobwa kandi nawe n'uriya nawe. musore nta bushobozi afite, nta n'icyerekezo afite, kuko ni umusore ukiri kwishakisha, nawe uri kubibona. Bimwe na bimwe muri bezoe z'ubuzima bwawe ntabwo abasha kuzigukemurira. Hari abakobwa benshi bari muri iyo situwasiyo, baramukunda ariko ntabwo abashije no kumukoreshereza inzara. Urumva? Nuvuga kandi uriya mugabo we amubwira ko amukunda kandi amukemura buri kimwe, ari no kumwereka yuko rwose umugore we yahubutse mu kumushaka, ko ahubwo yumva urwo rukundo rwakura rwabo, ko ari we yashakaga, yabonye umugore we yashakaga akaba yaratinze. Ikibazo mfite, umukobwa yaba atamukunda. Umukobwa se urumva umukobwa afite umusore akunda, ariko nabo bafite ikibazo cy'ubushobozi mu rukundo rwabo, nta byishimo birimo kubera ubushobozi bukeya. Batandukana n'uwo mugabo bajya gukomezanya na sheri we, bakajya gukora, bagashaka ubushobozi, bakajya gukora gute se? bakajya gufatanya, bakajya gufatanya bagakora.